Muraho neza bavandimwe. Hari abantu benshi bakomeje kumbaza ikibazo kuri Pi Network. Batese agaciro ka Pi kazaturuka he, kazagenwa n'iki? Ni exchanges cyangwa ni ecosystem? Hari abantu bavuga ko Pi izagira agaciro nyakuri ari uko yageze ku ma exchanges nka Binance. Gusa hari n'abandi bavuga ko agaciro kayo kazava muri ecosystem yayo. Uyu munsi rero unyemerere tubisobanure neza. Ku munsi w'ejo nakoze video yerekana uburyo nshobora gukoresha computer yanjye nkaraninga Pi node nkaba nabona Pi ebyiri ku munsi. Nakoresheje exchanges kugira ngo ndebe igiciro cya Pi ebyiri mayininga ku munsi. Hari umuntu wanditse muri comment ati igihe cyose nyirebera igiciro cya Pi kuri exchanges ndi mu buyobe. Ati igiciro cya Pi kizagenwa cyangwa kizaturuka muri DEX. Ibyo nibyo, igiciro cya Pi kizaturuka muri DEX, gituruke muri ecosystem, ariko nanone kuba nkoresha exchanges nkareba igiciro cya Pi nta buyobe ndimo. Niba utemera ko kiriya giciro cya Pi tubona kuri OKX atari cyo, waba uvuga ko Pi itaraba listed. Pi yabaye listed nubwo itaraba listed mu buryo bwuzuye. Ndetse kandi igihe iriya DEX izaba yamaze kugeraho, igiciro izaba yerekana cya Pi ntabwo kizaba gitandukanye n'icyo kuma exchanges. Ikintu exchanges zizakora ni upgradinga igiciro kizaba cyemejwe, ariko nanone hagendewe kuri liquidity izaba iri kuri izo exchanges. Rero ntabwo ukwiye kureka exchanges. Gusa ariko nanone uriya muntu ari mukuri, bitewe n'uko coin nyinshi zigira agaciro bitewe n'uburyo zikoreshwa mu buzima bwa buri munsi. Iyo coin ikoreshwa cyane mu ma apps, iyo coin ikoreshwa cyane mu guhaha, iyo ikoreshwa cyane muri serivisi zitandukanye cyangwa muri blockchain ecosystem, agaciro kayo kazamuka mu buryo bw'umwimerere. Ariko nanone hari ikintu dutegereje. Niba Pi Network ecosystem izaba igizwe na app nyinshi zikoresha Pi, niba Pi Network ecosystem izaba igizwe n'abacuruzi bemera Pi, niba Pi Network ecosystem izaba igizwe na DEX ya Pi, icyo gihe Pi izaba ifite real utility usage. Ndetse kandi ibyo bizatuma demand yayo yiyongera. Iyo demand yiyongereye, igiciro kirazamuka. Ariko nanone tugomba kumenya nubwo ecosystem ari ingenzi, ariko nanone exchanges zifite uruhare runini, kubera ko abantu bagura bakanagurishiriza Pi kuri exchange mu buryo bworoshye. Market price igaragara neza, liquidity iriyongera. Rero ni ngombwa ko tuzajya dukoresha exchanges nubwo Pi yaba yaragize DEX, iriya DEX yayo yaramaze kubaho, nubwo Pi yaba yaramaze kugera kuri real world utility ikoreshwa mu guhaha ibintu ndetse na serivisi, byanze bikunze tuzajya dukenera exchanges kugira ngo tugire amakuru twanariza. Ndetse abantu benshi bareba exchanges kugira ngo bamenye uko market ihagaze, uko Pi iri kugura ndetse na trading volume uko imeze. Iyo niyo mpamvu ecosystem na exchange byose ari ingenzi. Ibintu byose biri gutegurwa na Pi Network biramutse bigenze neza, ecosystem izaguka, app ziziyongera, DEX izakora neza, ndetse na Pi izajya kuri exchanges zikomeye. Ndetse kandi icyo gihe Pi ishobora kuzagira agaciro gakomeye cyane ku isoko. Ariko tugomba kumenya ko crypto market ihindagurika cyane, ndetse iyo akaba ariyo mpamvu tugomba gukomeza gukurikirana update za Pi Network. Ariko nanone ndagira ngo nawe umbwire, ese utekereza ko Pi izagira agaciro gakomeye bitewe na exchange? Pi izagira agaciro gakomeye bitewe na ecosystem? Ndagira ngo umbwire igitekerezo cyawe muri comment. Niba kandi ukunda amakuru ya Pi Network, niba ukunda amakuru ya crypto update, niba ukunda blockchain technology, kanda subscribe, unashyireho like kuri iyi video kugira ngo YouTube
iyisangize n'abandi benshi. Tuzakomeza kubagezaho amakuru mashya ya Pi Network. Murakoze cyane bavandimwe, turabonana mu yindi video mu kanya gato. Ikintu ukwiye kumenya nuko ngukunda cyane, hanyuma mwifurije imigisha yuzuye. Turabonana mu kanya gatoya cyane. Bye bye.